ariko hari imbaraga Imana ifite zitajya zipfa zo zari ziriho kandi zizakomeza no kubaho. Sibyo ari ubona abapfumu bikarakaza kuri YouTube bazabaza abapfumu bapfuye bari mwirimbi ko bataroze igihe cyabo ngo gihinduke. Bariya bazapfa ariko hari imbaraga zidapfa. Uziko shaka karizo watahana. Uzi impamvu abarozi barara babyinira iwawe ni ikibazo cy'ikaritsiye utuyemo mu mwuka. Hanyuma ngo arafite umupfumu cyangwa umuntu uzi kuvuma, ni umuspecialiste mu guhenera abantu, ni umuteramwaka mu yandi magambo. Baramu yari umuteramwaka ku rwego rw'isi, niwe muntu wagukasiraga, umukasiro we ntuwukiri ukarinda usaza. Wahuye na Baramu akagukasira wabagukasiriwe. Hanyuma Baraca ashyiraho n'ibiguzi, abwira Baramu ati ngwino nkasirira abantu. Hari abantu badafatwa n'imikasiro, hari abantu badafatwa n'imikasiro. Ndashaka ko Imana igushyira muri aba bantu badafatwa n'imikasiro, ko numva afashijwe. Hanyuma ndagira ngo twihuse dusome ijambo ry'Imana, igitabo cya mbere cya Mose cyitwa Itangiriro, igice cya 5 umurongo waho wa 24. Igice cya 5 hanyuma turasoma umurongo wa 24 twumva icyo Imana ivuze. Itangiriro igice cya 5 24. Usome mu izina rya Yesu. Amen. Randitse ngo kandi Henoki yagendanye n'Imana ntiyaboneka kuko Imana yamwimuye. Amen. Namwe niko handitse. Usome byakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo waho wa 13. Byakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo wa 13. Haranditse ngo basohoye barurira bajya mu cyumba cyo hejuru, aho Petero na Yohana na Yakobo na Andereya na Filipo na Toma na Barutumayo na Matayo na Yakobo mwene Alfaya na Simoni Zerote na Yuda mwene Yakobo babaga. Imana ibahumugisha. Esashim. Amen. Hanyuma ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Amen. Abari hano haleluya. Amen. Hari abantu binjiye twamaze kwivuga. Amazina yanjye nitwa Bikorimana Damase. Hanyuma ndi umugabo ufite umugore n'abana 3. Ndi umukristo rero muri paruwasi ya Muganza ku itorero rya Kiruhura. Turakitwa Kiruhura ariko duteranira i Karama hariya hafi za Norvege. Ndashimira Imana impaye akanya rero ko kuganira na ijambo ry'Imana. Imana ishimwe. Nanjye mbahaye ikaze mu ijambo ry'Imana. Amen. Ese mukunda ijambo ry'Imana? Hanyuma tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana ariko rifite intego ivuga ngo Imana itwimure. Amen. Imana itwimure. Kwimurwa n'Imana. Umuntu akimuka akavaho yaratuye mu buryo bw'umwuka agatura ahandi hantu. Amen. Haleluya. Kandi ntabwo ndi bukoresha igihe kinini, ndakoresha igihe kiringaniye kubera yuko ndabizi neza cyane ko nanjye mfite amatsiko yo gukomeza kumva izi ndirimbo ko nazo ziri mu buzima. Imana ishimwe. Haleluya. Imana ishimwe. Tugiye kuganira ku ijambo ryitwa kwimuka. Kwimuka. Imana itwimure. Amen. Amen. Ntangira kubaganiriza ijambo ry'Imana. Murabizi neza ko hano dutuye ari i Kigali. Mujyi wa Kigali ugizwe n'uturere 3. Kicukiro, Gasabo na Nyarugenge. Bikitwa umujyi
ariko uyu mujyi ugiye urimo udukaritsiye twinshi. Hari ahantu usanga hitwa ngo muri Zanduba, na za Gasanze ahantu hasi cyane, no muri Mbyo ngo hari naho bita muri Mbyo, no muri za Doba ubwo na Dongegera nyine haba hahari, naho bita muri Banyahe harahari muri uyu mujyi, no muri Bazingyiki hari naho bita muri Karabayi, naho harahari, ngo no muri Gobyori ngo hari naho bita mu Buduriro, ngo no mu Rw'impyisi, ngo no mu Cyumbati, ngo n'ahandi. Murazizi karitsiye nyinshi zitandukanye, hari na za Nyarutarama, hari na za Vision City, haleluya, hari no mu Kiyovu cy'abakire haba handitseho icyapa ku muhanda kivuga ngo ntihanyurwa n'umuntu wese kereka umuntu hatuye. Hari ahantu ngo hari naho bita mu Bijipo, ariko haleluya, ndashaka kuza gufatanya nawe mu mwanya muto cyane tugasenga Imana tuyibwira ngo Imana itwimure, Imana itwimure. Abari hano haleluya, ari karitsiye waturamo, ibi bintu ndi kubabwira muze kwihuta mujye mu mwuka kugira ngo mumfashe, sibyo? Kuko Imana ni iki? Ni umwuka. Dushobora kuyisenga uri mu mubiri ngo uyibone, connection yayo iba hehe? Mu mwuka. Haleluya, haleluya. Ko numva ntangiye gufashwa. Dalasi when heaven shall we before aya lise when man duhereze Yesu cyubahiro cyinshi. Inoza kota hevai will brag. Hallelujah. Yeah, hallelujah. Wa muhungu ba kuri piano abaye yagiye kwiyo mfashijwe jewe na naririmba. Shakira umuhungu mubwira ati piano kukifite irungu. Hallelujah. Bamubwira atambuka. Hello zanima. Nomva imbaraga z'Imana. Ko Imana itwimura. Itwimura. Imana nokore kw'Imana. Oya jewe sigaye ntaha mu gitondo. Kubera karitsiye ntaha. Nibeshye gato. Baba bari hano. Reka mbabwire. Uyu mujyi wa Kigali hari abantu bawutuyemo, ariko ku buryo niga rihinjira umuntu aryikoreye akariheka kuko nta muhanda warigeza mu nzu. Ndagira ngo ndi kuganira n'abantu bari mu mwuka. Murimo? Murahari? Hano muri uyu mujyi hari abana bakitaba ariko buriye nk'inzu kubera nta connection ziba zihari cyangwa agasohoka hanze. Mbege karitsiye Mane twemo. Ako ndashaka kuza kubwira Imana ikatwimura muri ubu buryo bubiri. Haleluya. Amen. Imana ikatwimura mu buryo bw'umwuka rimwe. Yego. Haleluya. Haleluya. Kabiri Imana ikatwimura
rero no mu buryo bw'umubiri. Amen. Hari abantu bangurikiye, hari abantu bangurikiye. Tuzamurire Yesu icyubahiro. Imana ishimwe cyane. Ninde wasa Yesu mw'isi cyangwa mw'ijuru? Ninde wasa nawe mw'isi cyangwa mw'ijuru? Amaviyo sapfukame mwamushirwe hejuru. Amaviyo sapfukame mwamushirwe hejuru. Ninde wasa Yesu mw'isi cyangwa mw'ijuru? Ninde mw'isi cyangwa amaviyo sapfukame mwamushirwe hejuru. Amaviyo sapfukame mwamushirwe hejuru. Ninde wasa Yesu mw'isi cyangwa mw'ijuru? Ninde wasa nawe mw'isi cyangwa mw'ijuru? Apfukame mwamushirwe hejuru. Ninde afitiye byinshi mu kiganza cyiwe, harimo ibyiza gusa binezeza umutima. Harimo ibyiza gusa binezeza umutima. Afitiye byinshi Yesu izego uvuge nezera kera he kagwana nagiza he turibu bezima nikome zifuru uribuye zifuru Nelozema haya oliba. Ubwashize narababwiye ngo aho kugira ngo uterane umwanya munini uri mu mubiri waterana kanya gato ariko uri mu mwuka. Ariko uri hehe? Ubigiye nahereye mvuga abanyamubiri ndi baranyumva, ariko abanyamwuka ubu nasoza bumvise icyo navuze. Dukomere Imana amashyi. Kelasi wenima Perias Hayatot. Hallelujah.
ariko haleluya. Kwanza muhaguruke dutere haleluya. Muhaguruke. Rimwe kabiri gatatu. Mwiyicarire. Pelazani siko kazi suri gukora. Mwuka nambwira gusimbuka ndasimbuka. Deli wili handi mas. Shatako performeni wa. Loniza lawa. Haleluya. Hari umuririmbyi wa 424 yararemye avuga ngo kugeza ubwo nageze ahantu heza cyane hangiri y'umumaro wo ntaziba. Urumva hari ahantu heza ariko hari n'ahantu heza cyane. Hari ahantu heza ariko hari n'ahantu heza. Hari ahantu heza mu mwuka ariko hari n'ahantu heza. Niho nshaka ko uyu mugoroba Imana ihagutuza. Ndashaka ko muri uyu mugoroba Imana igutuza ahantu heza cyane. Urajyayo cyangwa ntujyayo? Wasanga ahantu uri nta kibazo ufitanye nabo. Elas muri muka cyangwa ndi muri bwimuke? Bashu Imana twimure. Ntabwo ndimo rwanyiyerekwa nasanze hano. Nasanze muri mwiyerekwa ry'amafaranga. Sibyo? Ariko ubwashize nababwiye ko hari ahantu amafaranga nanirwa. Sibyo? N'ikimenyimenyi mu mwirimbi haryamyemo abayafite n'abatayafite. Ariko hari imbaraga Imana ifite zitajya zipfa. Zo zari ziriho kandi zizakomeza no kubaho. Sibyo? Ari ubona abapfumu bikarakaza kuri YouTube. Bazabaza abapfumu bapfuye bari mwirimbi ko bataroze igihe cyabo ngo gihinduke. Bariya bazapfa ariko hari imbaraga zidapfa. Uziko shaka karizo watana. Uzimpamvu abarozi barara babyinira iwawe. Ni ikibazo cy'ikaritsiye utuyemo mu mwuka. Turashaka kugikemura. Haleluya. Uzimpamvu abantu bakura gukarogeka ni ikibazo cy'ikaritsiye. Ikibazo cy'ahantu utuye mu mwuka. Urugero reka mbaza. Hano nimba hariho umurozi ngaho nandoke. Nimba ari ya nandoke. Hano arimo ngo Yesu aragira umuntu ahuhera. Twumve ko byibuze bwanesha umutwe. Shela paf. Iyo disa wa. Umuriro uramanutse. Dobivas. Oya nakumvise. Haleluya. Amina. Nta ucuragura mu kiyovu cy'abakire. Ngwiki. Uzabaze n'amakuru. Nunatwara imodoka ikakuzimiraho. Ikahazimira. Uzabisobanura. Uzasobanura impamvu izimiye aho hantu. Ariko ahantu utuye igihunyira kivuga uko kibishatse. Muzabaze hara mu kiyovu. Ibihunyira byaho bifite discipline. Kibyasakuza. Ntabwo byemerewe kubwejagura uko bibyuka. Bakirasha samatama yo. Kirasakuza gisakuriza abantu. Reka babwize ukuri. Ntimubona ko ari umusazi yisaza no mu isoko ugasanga arakubita abantu yigize y'abantu.
hazagira uhasarira. Uzi ko niyo hageze umusaza abadayimoni bamubwira ati nyura hano hantu uhabererekere, bamujyana ahandi mu budurira nyine akaba ari hajya gusarira. Mu mwuka rero hari ahantu abazimu badakorera, hari ahantu abadayimoni badakinira, hari ikirere abazimu batinjiramo. Ni mando taya. Haleluya. Elewa murajyayo, murajyayo. Haleluya. Ndashaka ko ariho duteranira tukahakorera iteraniro muri iki kirere, muri iki kirere. Kandi barakore mwatinze ku mafaranga n'imyenda, murarangara. Imana idufitiye ibintu bibyara amafaranga. Imana idufitiye ibintu bibyara amafaranga, kandi amafaranga ntabwo yabibyara. Ibi mbabwira ni ibintu Imana ifite ariko bibyara amafaranga. Iyo biguhaye amafaranga arakwirukankaho. Enesota yawe Felaz Shetota. Haleluya, haleluya. Abangurikiye haleluya. Reka mbabwire shiwinima tayazawa. Ndumva mfashijwe bikora Imana. Sewa ya paya 4 years. Ko numva nzamutse mu kindi kirere. Abasomye Bibiliya mu gitabo cyo kubara 23 bahasanga inkuru z'Abisiraheli. Bageze ahantu hitwa Mowabu, ngo witwa haleluya, uwitwa Baramu n'uwitwa Baraki. Baraki yari umwami w'iki gihugu, hanyuma ngo yari afite umupfumu cyangwa umuntu uzi kuvuma. Ni umuspecialiste mu guhenera abantu, ni umuteramwaka mu yandi magambo. Baramu yari umuteramwaka ku rwego rw'isi, niwe muntu wagukasiraga, umukasiro we ntuwukiri, ukarinda usaza. Wahuye na Baramu akagukasira, wabagukasiriwe. Hanyuma Baraki ashyiraho n'ibiguzi, abwira Baramu ati ngwino nkasirira abantu. Hari abantu badafatwa n'imikasiro, hari abantu badafatwa n'imikasiro. Ndashaka ko Imana igushyira muri aba bantu badafatwa n'imikasiro. Ko numva afashijwe, ariko mujye munanyaruka mutere haleluya. Bundi mu isoko kusangamo amajwi menshi ngo ibitunguru, ngo karoti, ngo inyanya. Ibi bintu turimo mwagiye mubivuga, ngo ngarurira, ngo ibintu nk'ibyo nibyo usanga mu isoko. Mwagiye muvuga ibintu turimo, nabi nyuma y'urusengero bakabyumva. Haleluya, haleluya. Enosinima uwitwa Baramu ngo arahaguruka asanga Baraki mwene Siporo. Hanyuma rero amwereka iteraniro aho rigandagaje, aramubwira ati tuzamuka umusozi uhenera abantu. Barazamukana, Baramu agiye guhenera abantu. Ngo barabanza batamba n'ibitambo, hapfa inka 7 n'intama 7 ibyo bintu byose birakindagurika. Umugabo ngo ahene abona ntibivamo. Baramubwira tubanze uyu musozi nawe uri mu mwaka twimuke tujye kuwundi. Ati kuko imivumo ndabona itari gukora. Baraki aramubaza ati Baramu ubonye iki? Hanyuma Baramu aramubwira ngo haleluya, ngo buriya bwoko ndabwitegeye, ngo mbona ari abanyamugisha, ngo ntabwo bashobora kuvumika. Amina, haleluya, haleluya. Ahubwo ahita anasenga, aravuga ati cyamba nanjye ahubwo nkazapfa nka bariya bantu. Enela salawa karame Yesu petasonima. Ndumva Imana imanuye amavuta muri iri teraniro. Tishikotaya waisbe, mbonye imbaraga zishyigikirira ijambo ndi kuvuga. Dukomere Imana amashyi menshi. Ya elome bosaya wa
Bela sinima. Barimuka bajya ku wundi musozi. Bageze ku wundi musozi. Yego. Ngo Baraki aramubaza tubonye iki? Ngo arareba. Ngo aramubwira ngo mbonye ubu bwoko. Ngo ari ubwoko butura ukwabwo. Ati niryo yere kuri kureba, ati niryo ndeba. Ati ikindi ubonye, ati mbonye hagati muri bo habunzemo intare. Intare y'ingore. Mbese ngo ntabwo yanatuza itararya umuhigo. Ngo ibunzemo. Urayibonye? Ati ndayibonye. Ati uyu musozi nawe uratumagiye turajya ku wundi. Bajya ku wa gatatu. Bajya ku musozi wa gatatu. Bageze ku wa gatatu. Baraki abaza Balamu ati wa mupfumu we ubonye iki? Ubonye iki? Umva ijambo yavuze. 23:19 yaravuze ngo Imana si umuntu ngo ibeshye. Yego. Yego. Haleluya. Ngo Imana si umuntu ngo igire ite. Kandi si n'umwana w'umuntu ngo yicuze. Ngo ibyo yavuze no kubikora tizabikora. Ngo ibyavuye mu kanwa kayo no gusohora tizabisohoza. Shelebone manda yaza. Perasi winima. Hallelujah. The shop people. Imana ishimwe. Kandi Imana ishimwe. Imana ishimwe. Imana yongera ishimwe. Ubwo yarakurikiranye ijambo Imana yavuze kuri Aburahamu kera. Muri 12 mwitangira. Ngo nzaguhindura ubwoko bukomeye. Niryo Baraki yabonye, niryo Balamu yabonye. Ngo uzaba umugisha, umuntu uzakuvuma nzamuvuma. Ibyo byaravuzwe kera. Aburahamu ataranashaka, ataranabyara. Ariko irabikurikirana. Imana ishimwe. Domi bivorious. Tell you will. Aramubaza ati niki gitumye tugomaka? Aha niho nshaka gusobanura tugasenga. Ngo niki gitumye tugomaka? Ibimasa bikaba byapfuye n'amahene. Abantu kabuta bakasiriye. Ni igihombo twagitewe niki? Ati ikintu cyatumye iyi mimagiro yacu idakora rero. Ngo nta bupfumu. Umva. Ngo nta bupfumu buba muri buriya bwoko. Ngo nta kuragura. Ngo nta n'iby'ubugoryi biba muri buriya bwoko. Nukuvuga ngo ibintu by'ubugoryi iyo mbibona mba nabamagiye. Ibintu by'ubusambanyi iyo mbireba imikasiro yari gukora. Iyo mbona ibintu byo kwikinisha bibarimo umwaka wari kubafata. Ngo ariko nabirebye sinabibona. Urumva abantu batazakasirwa baribo, abantu batazamagirwa baribo, mwabumvise. The shopaya we. Tugaruke ku ijambo twasomye sose. Halewaza nimando. Telos. Shai. Tugiye gusenga Bibiliya ndayibumbye. Ntago the boss awa. Ntago nshaka kurenga hano. Amen. Haleluya. Jambo twasomye ryatubye ngo kandi Henoki ntiyaboneka kuko Imana yamwimuye. Haleluya. Ngo Henoki yagendanye n'Imana ntiyaboneka kuko Imana yamwimuye. Bivuze iki? Impamvu uboneka nuko utarimuka. Impamvu ibintu bigushaka bikakubona ntago urimuka. Impamvu ibintu bikugenzura bikamenya uko uryama nuko wirirwa ntabwo urimuka. Kuri uyu mugoroba ndashaka Imana ikwimure. Imana ikwimure. Imana ibimure bashumba. Haleluya. Tewo Imana ikwimure. Mu kindi kirere cy'umwuka Imana ikwimure. Mereta Imana ikwimure. Ene so paforia. Bosko Imana ikwimure. Then will fall. Yeah, Imana ishimwe. To be force. Hari ikirere abarozi badakoreramo. Hari ikirere imyaka itageramo. Reka mbabwize ukuri. Abacuraguzi hari aho badakinira. Imana ihagutuze. Tugiye gusenga Imana.
Enoki ntiyaboneka kuko Imana yagize ite? Yamwimuye. Diyako Imana ikwimura. Uzi umudiyakoni udiyakona yarimutse. Iyo akugezeho uri umurozi nta kwinjiza ngo akwicaze imbere, arabanza akakubaza ati ibintu ufite ni ibiki, kuko we aba yarimutse. Ariko ushobora kuza ari n'umurozi wambaye ikositimu, wowe utarimuka, udiyakona utarimuka, ukamuzana ku ruhimbi akirirwa dukasira. Ariko iyo udiyakona warimutse, urabata ibifurumbu ufite bimeze gute, uhita unamusaka ukamwicaza umaze kumusaka. Uhita umusaka kuko uba warimutse. Imana ishimwe. Haleluya. Hari umudiyakoni wigeze kwimuka, Imana ishimwe, witwa Stefano, ngo yari yarimutse, ngo hanyuma bamukubita ibuye, wahita babwira ngo hari ikintu neretswe. Ubu wasanga umwanya mwicaye hano mutarerekwa. Ariko uyu mugabo kuko yimutse, bamuteye ibuye bati, arababwira ati nderetswe. Baramubaza ati tubwire iyerekwa. Aravuga ati mbonye ijuru rikingutse. Ngo bashyizemo irindi, aravuga ati ngize n'irindi yerekwa, mbonye n'Imana. Yego, mbonye Imana. Kuko hano bari kumuterera amabuye ntabwo ariho ari, we yarimutse atuye mu ijuru mu buryo bw'umwuka. Niyo mpamvu amabuye atamubuza kwerekwa. Imana ibimure. Imana ibimure mu izina rya Yesu. Imana ibimure mu izina rya Yesu. Korari, Imana ibimure. Ahantu mwaririmbiye ni heza, ariko yongera ibimure muririmbire n'ahandi. Ari ahantu heza cyane. Ubu hari uwo watera ibuye akahita atora atatu. Akavuga ati bose ko we aya makuru arayazi. Muri Covid igihe yari imeze nabi, hari umugabo wari uri kubwiriza hano mu mujyi, noneho agapfukamunwa karamanuka kagera hano ntiyabimenya kuko yari mu mwuka. Afana ava mu modoka abwira abamurinda ati nimumureke mwifatire, umuturage wica amategeko. Aba arasimbutse aramucakiye, aranaganitse gutya, ajyana agiye kujugunya mu modoka. Umugabo yari yarimutse aramubwira ariko reka nkubwire iyerekwa ngize. Afana yamaze ati weretswe iki? Ati mbonye uriho uzamuriye ipantaro. Ati mbonye warabyaye debile ebyiri urazifite mu rugo. Ati kabiri umugore wawe atwite inda ya gatatu. Ati kugenda uzamura cyane n'uwa gatatu nawe Imana iri kumuhindura debile. Akati kugenda uzamura nawe araba debile. Kankubwiza ukuri, wowe uri afande wakomeza ukazamura. Yagiye amanura gake gake. Ati urabibonye? Ati ndabibonye. Abantu bimutse hari ibintu bareba, hari ibintu bumva. Haleluya. Tell us so people. Nta musirikare upfukama mu basevi yamupfukamishije mu gikari. Ati reka ndebe ko iryo herekwa twarihinduza. Eko mujye muzamura gake, urabona ukuntu bazamuraga. Ndinabonaga n'uwa gatatu agenda aba debile. Cyo gihita uba umugaragu wako kandi ugapfukama hasi ukamubwira uti henda nawe ntabe debile. Ati reka nzanye henda. Nukuri kw'Imana. Murabibuka uri kubitwa Eliya kubera kwimuka. Hari igihe Ahabu yamutumye y'ingabo 50 ngo ziraza, ngo zije kumufata, ngo ziramusuza, ngo yewe muntu w'Imana, ngo Eliya muntu w'Imana. Yarababwiye ngo nimba ndi umuntu w'Imana, ngo umuriro numanuka ugire gute? Ngo baba barahiye. Iyo wimutse uhamagara ibintu byose bikitaba. Dukubitira Imana amashyi. Haleluya. Irindi jambo twasomye ngo basohoye barurira bajya mu cyumba cyo hejuru. Bari bagiye hejuru y'isi, hejuru y'abadayimoni, hejuru y'ibibazo, hejuru. Ni Imana ishaka kugutuza hejuru y'inyanja. Imana ikorana no hejuru, abazimu bagakorana no hasi. Ingira imbaraga zo hejuru. Iyo uri hasi ubonana n'imbaraga zo hasi. Imana ibimure mu izina rya Yesu. Mwasomye amakuru yo mu isi ya kera. Imana irokora witwa Nowa, yamutuje hejuru y'urupfu.
mu yandi magambo urupfu rwari hasi, ariko Nowa n'abantu 8 ngo ari hejuru. Ubu rero no muri iyi nzara iriho n'iyindi igiye kuza, hari abantu Imana ishaka kuzatuza hejuru y'inzara iriho none bakayitura hejuru, n'indi zaza hejuru. Gahunda ni ukujya hejuru. sheto matinde kiko shosh genda shosh sekota. Ntabwo Imana yemera gutuza abantu, ntabwo Imana yemera gutuza abantu bayo hamwe n'abapagani. Ntibibaho. Muzasome no mu Egiputa, Abisirayeli igihe ibyago byateraga mu Egiputa, Abisirayeli bari batuye ahantu hitwa Gosheni, nta gikeri cyagezeyo muri iyo karitsiye, ntabwo umwijima winjiyeyo muri iyo karitsiye, ntabwo urupfu rwinjiyeyo. I Gosheni harabonaga. Imana ishimwe, Imana ibimure mu izina rya Yesu. Tosita kobre foria shandone kota oya sari brai foria tota tuzimana ingoma na Kristo. Tuzimana ingoma na Kristo. Tuzaba muri cya gitaramo cyabera we. Tuzimana ingoma na Kristo. Tuzimana ingoma na Kristo. Tuzaba muri cya gitaramo cyabera we. Tuzaba muri cya gitaramo cyabera we. Tuzimana ingoma na Kristo. Tuzimana ingoma na Kristo. Tuzaba muri cya gitaramo cyabera we. Tuzaba muri cya gitaramo cyabera we. Tuzimana ingoma na Kristo. Tuzaba muri cya gitaramo tuzaba muri cya gitaramo ya wevo. Bavuze ngo basoza hano saa moya, iminota nka 40 isigaye turayumvamo indirimbo, hanyuma tugiye gusenga rero. Haleluya, 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 haleluya. Mana imbaraga zawe zirakomeye, zirakomeye, zirakomeye. Mana imbaraga zawe zirakomeye, zirakomeye. Mana imbaraga zawe zirakomeye, zirakomeye, zirakomeye. Mana imbaraga zirakomeye, zirakomeye. Mana imbaraga zawe zirakomeye, zirakomeye, zirakomeye. Uracyari Yamana, uracyari Yamana, itegeka bigakomera. Itegeka bigakomera. Nyegekera uwo muryango hirya aho ngaho. Zolibita kaya sawa sheno telas. Nzagaruka mvuge hejuru, ariko ndashaka gusiga wimutse. Imana ikwimure piya vasi. Impamvu uworuneshwa uyu munsi ukihana, ejo ukongera ukarepeta, nuko utuye hasi. Imana ikwimure. Impamvu hari urwego utageraho, nuko utuye hasi. Hano muri iri teraniro hariho umuntu utigeze wumva ururimi, kuko we ntiyigeze yimuka. Aracyari umunyegiputa, aracyari umupagani, aracyari umupagani. Ndashaka kubanza gusengera mwe mwicare. Ndashaka kubanza gusengera uyu muntu utarakizwa n'undi muntu waguye. Nibo shaka kubanza kwimura, hanyuma nkaza